Yesu ashimwe. Ninjye Apostle ukuri nkunda. Uyu munsi turajya ku nyigisho ya 4 ku byo twarimo turiga byerekeye kumenya ukuri mu bibazo duhura n'isi, ariko ukuri kw'Imana. Amen. Tugendeye ku ijambo ry'Imana n'uko Imana itubwira ngo twitware mu bigeragezo by'inosi. Nk'uko navuze, uri muzima uhumeka, waba umukristu, waba ungana gute, waba wifata ute, wirinda ute, ntuzabura gukomereka muri ino si, kuko iyi si yamaze kuvumwa. N'isi iri mu bibazo n'abanyabibazo bafite imyuka itandukanye. Rero ushobora wo kwitwara neza ariko umuntu akagukomeretsa. Rero uko biri kose ibyo ntituzabibura kandi ntibuzabura kuza. Nk'uko tumaze kwiga ibindi bice bitatu, bisobanura ko rwose ntago uzabibura guhura nabyo. Atari umuntu ni ikibazo cy'inzara, atari ikibazo cy'inzara ni ikibazo cy'akazi, atari ikibazo cy'akazi ni ikibazo cy'urugo. Mbese hazahora haza ikintu. Amen. Gusa icyo twebwe abakristo dutandukaniwe n'abandi ni uko dufite uko Imana yatubwiye ko tubyitwaramo, kandi tumenya yuko actually ahubwo ni umugisha kuri twe, kuko ibyo byerekana agakiza dufite k'ukuri. Ntabwo uzamenya ko ukijijwe neza mu gihe uri guseka ibintu bigenda neza uko ubishaka. Oya, ahubwo ni mu bibazo kamere yawe, imbuto zawe wera nizo zimenyekanisha uwo ukorera. Rero uyu munsi turiga imbaraga z'amasengesho ni iki. Amen. Kuko mu bigeragezo no mu biki gusenga ni ngombwa. Amen. Haleluya. Reka dutangire. Munyangane kuri kuvuga nsa nk'umuntu urwaye ukuntu, ariko reka dukomeze. Gusenga bishobora kumva ari nk'ibintu mbese ducamo. Iyo umuntu ari guca mu bigeragezo, hari igihe utabasha no gusenga kubera byakurenze, utazi icyo uvuga se, cyangwa ukanasenga nabi. Nk'uko navuze muri mwe mu bice twarebye, hari abasenga bitotomba cyangwa ugasanga bari gutuka Imana, bakayibwira ngo wakora ibi gute. Ugasanga amagambo bari kuvuga nta nubwo rwose ari ayo gusenga, ahubwo ni mabi, bapfuma banaceceka. N'umugore wa Yobu wavuze ati, vuma iyo Mana yawe mu kibazo. Hari ibintu utagomba kuvuga, ukirinda gufungura umunwa ugeze mu kibazo. Ntibyoroshye bino bintu turi kwiga, ariko niko kuri, kandi niyo ngenzi, ni nako kuri ko kubohoka kwacu. Haleluya. Amen. Hari igihe rero dusenga wibaza uti se ndavuga iki, ndabaza iki Imana, cyangwa se ninsenga iranyumva se? Hari n'abantu bajya gusenga bafite gushidikanya. Amen. Kubera ko uba utangiye no kugira gutera, nabyita gute, gushidikanya muri wowe, ufite amarangamutima menshi. Amen. Menshi cyane. Iyo wahuye n'ikibazo ku buryo wibaza icyo ukora. Rero iyo ugiye mu gusenga, uvuga ngo ugiye gusenga, nabyo ni ibintu ugomba kubanza gutekerezaho cyane mbere yo gusenga. Uvuga uti ndasenga nte, ugafata feri. Twiga gufata feri mbere yo gusenga, dutekereza ko tugiye kuvugana n'Imana, kandi Imana ariyo ishoboye byose. Rero umutegetsi ntabwo iyo ugiye kumwinginga ku kibazo, tuvugisha ukuri, umureba mu maso ku maso, ntabwo ujya kumubwira uko ushaka. Ntabwo winjira mu biro ngo wikubite, kandi ufite ikibazo kandi ukeneye ko agikemura. Ariko twebwe rero turabikora. Imana itubabarire cyane. Ugasanga ufite ikibazo ugahita utajya kwikubita ku Mana. Umva, duhinduke. Imana yacu ni ukuri, tureke kwimenyera, tureke kwitwara uko dushaka. Twabaye abirasi, turanduye, ntabwo dukijijwe by'ukuri. Icyo kintu kandi ntabwo ari cyiza. Ni ikintu kiri mu bakristo benshi dukora. Imana igakora ibintu ugasanga hatugize ikibazo, turikubise. Ni gute Imana yakora ibi? Ngewe Imana uri hehe? Uba hehe? Kubera ko usenga, kubera yuko uvuga Imana ukumva ko ikugomba ikintu. Nta kikugomba. Kuvuga Imana ni inyungu zawe, kuvuga Imana ni inyungu zacu, kuyikorera ni inyungu zacu, ndetse no gusenga ndetse ni inyungu zacu. Ntabwo ari inyungu y'Imana. Imana ntabwo ikeneye rwose inyungu yawe. Ibi byose bikora kubw'urukundo rwayo, ariko ntugire ngo kuyihenuraho,
iyo nkuvuze bino bintu ndabizi kuko imana igira gutya ikakohereza abakristo mukaganira ukumva ukuntu babwira imana ukumva birabaje cyane, ukumva ahantu umuntu amaze kugeza imana ku kirenge cye ukumva biteye isoni n'agahinda, kandi ugasanga ni abakristo bakunda kujya ku misozi mu mazi bafite ibikabyo byo gusenga ariko badafite ikintu cyitwa kubaha imana. Wagira ngo gusenga babigize ikigirwamana. Iyo hari igihe ushaka gusenga ukabigira ikigirwamana, ukaba uri umukristo usenga ariko ntabwo ugira imbuto, ntabwo wubaha imana, ukumva ko kuko usenga wamaze kugera mu rundi rwego, kuko ujya munsi y'ibinogo, ujya mu mazi, ujya ku misozi, ujya he uvuga induru, uvuga utitira, ukagira ngo wabaye igitangaza, ariko ayo masengesho yawe ntacyo amaze, ntacyo avuze. Uri umunyedini, utari umuntu wubaha imana, utari umuntu w'agaciro witeka, utari umuntu wera imbuto. Urumva abo ni abapagani bo mu rusengero, ni abanyedini gusa. Ugasanga wabaye umuntu wagize gusenga ikirwamana, kuko usenga ukumva yuko ari igitangaza. No, nta gitangaza kirimo. Igitangaza ni ukubaha imana no gukurikiza amategeko yayo. So hari igihe twirinde ukuntu dufata imana n'ukuntu twayigize, twubaha imana, duce bugufi duhinduke. Ibi ntabwo ari byo. Niyo umwuka utangiye kuza, uwo mwuka uhagarike, wibuke ko ari imana yo kuvuga nayo. Tuvugishe ukuri, tugize ikibazo tukajya imbere ya minisitiri, reka tuvuge gutyo, kandi tuzi ko ikibazo cyaduguye ari ugomba kugikemura. Winjira mu biro wikubita ngo minisitiri nayo nzi ko yagusohoye se akakugera muri pirizo ahubwo. None kuki twumva yuko ari ngombwa ko twebwe dufata imana yacu gutya? Ntabwo ari byo. Ushobora kuba imana ndananiwe, imana ngirira ubuntu, mbabarire untabare. Yesu nabwo yicishe bugufi imbere y'imana. None wowe urinde? Ndabwira umuntu ukora ibyo bintu, wiyumvemo muri zino nyigisho, niwe Imana iri kuvugana nawe. Kwihenura ku Mana, kumva yuko uri igitangaza, nta gitangaza kirimo, ntabwo uri igitangaza. Uwiteka ni igitangaza, kandi ikiba wagiye mu kigeragezo nturi wenyine. Hari abandi bari gucamo n'ibirenze ibyawe, ariko ntibubahuke Imana. Tuve muri uyu mwuka wo kubaha Imana, Imana itubabarire pe, kandi abivuze ku mutima. Nanjye aho nawe nagizemo uruhare, nanjye Imana imbabarire, ariko twibuke ko Imana ari Imana. Amen. Rero iyo tugiye gusenga, tumve tuvuge ndasenga gute. Ubanza utekereze, unatekereze ugiye kubwira bitewe n'uburemere bw'ikibazo cyawe. Iyo narebye abantu basenga muri Bibiliya, narebye uriya mugore Hana, izi ko buriya nasanze yari afite ikibazo amara imyaka 19. Imana yamuhaye umwana nyuma y'imyaka 19, agenda buri gihe gusenga, ariko neyicisha bugufi, kugeraho umukozi w'Imana amubonye akagira ngo arasinze kubera ahora avuga amagambo menshi. Nawe ntiyanamwubahuka, amubwira neza, kandi azi neza ko amubwiye ikintu kimushaka kumukomeretsa, ati uwo uri umusinzi, kandi ntabwo yari asinze, yari ifite ibibazo. Umva yashaka guhita avuga ati n'uyu mugabo agahita amutukira aho ngaho, ariko ntiyabikoze. Imana ishimwe. Ni umugore w'inyangamugayo umuntu ashobora kureba wese mu gusenga, yaba umugabo cyangwa umugore, ariko kuba imyaka 19 atarabya, imyaka myinshi cyane, akubitwa mu mutwe. Urabizi ko Peri n'umugore mukuru we Rachel Pluto yamubwiraga nabi, akamugira gute, ariko agatuza. Nta hantu twumva ngo Ana yamusubije nabi, nta hantu twumva ngo Ana yaratukanye, nta hantu twumva ngo Ana yihenuye ku Mana. Never. Ibyo ntibirimo. Abantu b'Imana ntabwo bihenura ku Mana. Twisuzume, kuko benshi igiye kubabwiza ukuri ntabwo dukijijwe. Ni abanyedini baba mu rusengero, abafarisayo buzuye gusa, ibikorwa wapi, iminwa yacu iranduye. Twisuzume turebe ukuntu tubayeho, tuvuge turakijijwe. Kuba abantu bakwemera ntibivuga ko Imana ikwemera. Imana ishaka kugukoresha nk'igipoto, ugacaho abandi bakazajya mu ijuru, ugasigara. Uzasigara nyine. Ntabwo Imana izafata abantu bayituka, abantu batayumvira, abantu bazica bugufi imbere yayo ngo bemere baguyeho bashima Imana. Imana yavuga ni nziza, ngo idufitiye imigambi myiza, ariko ntabwo ari imigambi yacu. Imigambi myiza ni imigambi y'Imana. Haleluya. Dukomeze rero. Hari imbaraga mu gusenga, ariko nanone biterwa no gusenga uko usenze. Mu Efeso bati tuze dushima Uwiteka muri byose, with the supplication, ngo tuyibaza ariko tunashima.
ahantu avuga ngo tuyihenuraho tugira gute ukumva wakoze igitangaza, ujye umenya ko watsinzwe mu kigeragezo kandi wakoze icyaha. Amen. Haleluya. Muri Yohani 1:5-14 kugera kuri 15 baravuga ko tugomba kugira icyizere tugiye gusenga. Urumva ari no kwizera ugasenga ukagenda uvuga uti ngiye gusenga mvugane n'Imana kandi iranyumva. Haleluya. Iranyumva uko nyibaza iriza kunyumva. Ariko ikintu kiri important tugomba kumva hano, buri gihe mbwira abantu gusenga, ngendera ku gusenga muri Getsemani igihe Yesu yari yakubiswe n'ikigeragezo paye kabisa, kuko urabona ko kirya gihe Yesu yarazi ko agiye guhohoterwa by'ukuri, agira ubwoba, ajya gusenga, abira ibyuya, abwira data ati umbabariye. Urumva n'ukuntu yabashije, ntiyagiye ngo yihenure, data uri papa wanjye, none reba ibyo unkoreye, kweri uratuma nkumbabara. Urumva rero ko we nta n'ubyo yakoze, none twebwe tubikora kuzihe mpamvu? Wowe ukumva urinde gukora ibyo bintu. Noneho aravuga ati ubishoboye data umvaneho kino gikombe. Arongera ngo ariko bibe uko ushaka atari uko nshaka. Umva twebwe turi mu bigeragezo tujya gusenga tunategeka Imana ikigomba gukora, ariko Mana ni iki cyatumye tugera kuri n'urwego koko? Mana imbabarire, itubabarire, itugaruremo ukuri kw'Imana, kuko ndababwiye ngo abazarimbuka ni benshi. Ijuru bizajyamo abantu bake, nta muntu uzihenura ku Mana uzajya mu ijuru. Kandi ntuzagire ngo kuko abandi bagiye kuzimu we ntabwo wajyayo. Urinde se? Ikizatuma utajyayo ni kimwe, nuko ugendera mu mahame y'Uwiteka Yesu Kristo, wubaha Imana ukayumvira muri byose. Kandi si uvuga ngo turayumvira aho dushaka ahandi tuyihitemo. No, siko biri. Bari kubabeshya, Satani ari kubabeshya. Nimushake mwumva inyigisho mushaka kumva, ni kuvuga ngo n'ubundi minsi ya nyuma abantu bazumva inyigisho zibashorogotora mu matwi. Ubu twigize abantu tubitegeka Imana tukabwira urinde turi bande, ntutizi gupfukama tubwira Imana tuti Mana bibe uko ushaka atari uko nshaka. Aha rero niyo dusenze tugomba kumenya ko tugomba gusenga ubushake bw'Imana. Amen. Kandi mukuvuga ko iyi dufitiye ibyiza, ariko ibyiza by'Imana ntabwo ari ibyiza byawe. Gahunda z'Imana ntabwo ari gahunda zacu. Haleluya. Amen. Tugomba rero kwiga kugira kwizera kugira ngo twemere ubushake bw'Imana ku buzima bwacu. Amen. Kuko nzi neza ko akenshi tuba dushaka ko Imana ikora icyo dushaka, donc twibwiye icyo dushaka. Ariko iyi sengesho ry'ukuri ntabwo ari koriri. Isengesho ry'ukuri ntabwo ari ugutegeka Imana ngo ikore ibyo ushaka. Isengesho ry'ukuri ni ukujya imbere y'Imana ukayibwira ikibazo ufite, wicishije bugufi, urumva ufite amahoro, uretse ko biragoye mu bibazo, ariko uyizeye, reka tuvuge gutyo, ariko uzi neza yuko igufitiye interest, nabyo kutora igufitiye inyungu nziza ku bugingo bwawe. Ukagenda uyizeye uvuga uti ngiye kubwira umuntu nkunda, umuntu nzi ko anzi kandi nzi neza ko amfitiye imigambi myiza. Nubwo iyo migambi myiza idashobora kuba isa nk'iyo nshaka, ariko nzi ko iyo ahitamo ni nk'umubyeyi. Umubyeyi ntabwo nk'umufite Joshua afite ikibazo cyihariye. Ntabwo Joshua ibyo mubuza akarira, ariko ntibivuga ko ntamukunda. Umva ni uko mukunda, ariko icyo gihe Joshua ntabwo aba abyumva. Joshua afite imyaka 6, ntabwo ashobora kumva ati mama ambujije kwiruka kuri esikariye kugira ngo ntagwa. We akaba ashaka kwirukaho akina, we kumva ari imikino, ariko si imikino. Ashobora gufunika umugongo ntiyongere kugenda ndetse akanapfa. Urumva rero Imana tugomba kugenda tuzi neza yuko twene dufite ubwenge, twarasobanukiye icyo umubyeyi icyo ari cyo. Tujya imbere tuzi ko Imana idukunda nk'umubyeyi, kandi dufite gahunda nziza, kandi zibidukwiye n'ibitadukwiye. Ntabwo tugende twihenuye, ntabwo ugende nka Joshua nuko nta bwenge afite, avuge ngo arasobanukiwe icyo dushaka gukora. Ariko none twahawe gusobanukirwa. Iyo Paul yaravuze ati ubu ntabwo tukiri ababebe banywa amata. Kereka niba nabwira umwana w'agakiza hano mutoya, nawe ugomba gukura mu izina rya Yesu. Kuko ibi biryo ntanga ntabwo ni ibiryo bikomeye. Haleluya. Ariko ni ibiryo bihaza umuntu. Amen. Rero
iyo Paul aravuga ati tureke gukomeza kuba abana, dukure mu mwuka tuba abantu bakuze. Ugasanga uri umupasiteri uraho ariko uratuka Imana, urihenura ku Mana, utuka abantu, ukumva ufite ari igikombe watsinze cyihise, kandi ukabihariza, ukabiha impamvu. Nta mpamvu ushobora ati nuko shaba bitakubayeho. No, turuta Yesu. Ninde wakubiswe kurusha Yesu? Kandi noneho nta nicyo, nta azira ubusa. Twebwe n'ibintu biducamo ni ibyaha biba muri ino si twaciyemo twese, ariko Yesu nta nicyo yakoze, dukizwe. Urumva rero tukagira tuzi uwo tubwira, tumwizeye kandi tumwubashye nk'umubyeyi. Amen. Rero urumva rero uko niko navuga tugomba gusenga. Nizo mbaraga zo gusenga iyo turi mu bibazo. Haleluya. Nuko tuba tuvuga tuti twebwe dufite gusenga, dufite Imana, dufite umubyeyi dukunda utuzi, reka njye kuvomayo imbaraga, njye kuvomayo igisubizo, njye kumusaba imbabazi, ubuntu amfashe anagihindure, bitanashobotse ama imbaraga zo kugicamo. Kuko icyo gihe uko byagenze kuri Yesu ku musozi wa Getsemani, yahise bohereza umumarayika. Nyuma y'iryo sengesho Imana yahise imuha umumarayika amwuzuzamo izindi mbaraga. Urumva ntiyamuvanye mu kigeragezo cyo gukubitwa no guhohoterwa azira ubusa, ariko imuha imbaraga. Bivuga rero ngo ari Imana, nubwo wasenze hari igita kuvana muri icyo kigeragezo, ahubwo ikaguha imbaraga. None baza uragiye urikubise ubwiye Imana nabi, daboro ugiye gusenga uhavuye icumuye, nta n'imbaraga ubonye, nta n'igisubizo ubonye. Ubwo si ubwo wumva atari uri gutinya, atari wowe uri kwigirira nabi. Twihane tumenye ibyo turimo n'uwo n'udutegeko wayo. Amen. Uyu munsi rero turareba inyigisho yitwa muri Yakobo 5:14. Haravuga ngo, reka nshire mu Kinyarwanda, mbese hari urwaye muri mwe, natumize abakuru b'itorero bamusabire, bamusige n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urabona ko ahangaha bari kutubwira nimba hari umurwayi muri mwe ufite ikibazo. Icya mbere dufite ukuntu twasenga nuko tuvuge tuti wowe ufite ikibazo cyagukomereye ukabona ntushobora gusenga wenyine, ufite uburenganzira bwo guhamagara abakuru b'itorero bakagusengera ndetse bakanagusiga amavuta mu izina rya Yesu Kristo, ubundi ukahava wizeye. Haleluya. Ubwo rero nimwe njye nabyita kari imwe bivuga ko hari igihe usenga ariko ubona ukeneye izindi mbaraga, cyangwa utakibasha no gufata uwo mutwaro wenyine, ukumva birakuremereye, ujye ufata umuntu agusengere. Ni umugisha ukomeye. Amen. Ntubibike, ahubwo usaba abandi bagufashe, abagukuriye bakuru b'itorero, umva ko ni abandi bari mu rugero rwo hejuru, tuvuge wenda kukurusha. Amen. Kugira ngo bagusige amavuta, bagusengere. Amen. Mu Cyongereza ubundi bifite n'ukuntu bivuga ngo ni kimwe hano. Mukana nibutse indi vuga ngo prevails much prayer of righteous man. Reka dukomeze nta kibazo. Amen. Ahandi tubona ni Abanyafilipi 4:6 kujya kuri 7. Ntimukagire ikibahagarika umutima. Nimba ari verse inyandiko no ku kigo cy'Rwanda bivuga ngira ngo nimba ari ahantu hamfashije mu buzima bwanjye, mu bibazo by'ubuzima umuntu ahura nawe, bigeragezo, hakamfasha mu gusenga kwanjye, bigatuma mpindura gusenga, nkamenya amagambo mbwira Imana nayo ntagomba kuvuga kuko mu mutwe biba bwayaze, reka tuvuge gutyo kubera ibibazo n'ikigeragezo cyo cyagukubise. Ni ahangaha Abanyafilipi 4:6 karavuga ngo ntimukagire ikibahagarika umutima. Icya mbere ahangaha Imana turi kutubwira ko nuko tutagomba kugira ubwoba. Twige kutagira ubwoba, kuko urya ubwoba kwa Satani
kandi ntabwo imana yaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye umwuka wa power, w'imbaraga, sound mind, yo kugira gutekereza neza, na self control y'urukundo, na self control yo kwifata. Umukristo arifata. Umukristo utifata afite ikibazo gikomeye cyane, kuko tuzahura n'ibintu bitujegajega, tuzahura n'ibintu bishaka kukuvana amasezerano, bishaka kuvana muri umwanya Imana yakugejeje. Nutamenya gufata imizi ukayishyira kuri Yesu, ugafata ikirenge, ibitekerezo ukavuga ati ndahaguma, niyo nahapfira ariko ndahaguma kugira ngo Imana yanjye ihabwe icyubahiro kandi hava amasezerano y'Imana. Ugomba kumenya icyo kintu. Icyo ni ibanga ryo gutsinda. Nutafata ngo umfate ibitekerezo byawe ubishyire captive, ubishyire muri Yesu Kristo, uragowe. Aha rero nimukagira ikibahagarika umutima, ahubwo igihe cyose mumenyeshe Imana ibyo mukeneye muyisaba. Vuga ngo nimba uzi ko wabibwiye, nuko ngo wagiye kwa perezida, iyo ugiye kumubwira ikibazo ufite, ugomba guhita ugira amahoro kuko uzi ko perezida ari uzagikemura. Amen. Rero iyo tubwira Imana wagira ngo ntabwo tubwira Imana twizeye cyangwa izayikemura, wagira ngo dukeneye kuyifasha. Wapi? Muyinginga kandi muyishimira. Mwabibonye hahandi ntabwo bivuze ngo wihenura, uyituka, uyishinja, uyibwira uti kuki wankoreye ibi, urinde se. Hari amasengesho ngiye kubabwiza ukuri ateye ubwoba. Ngiye kugukoresha rino jambo, Imana mumbabarira barifata ukuntu, ariko ateye isesemi. Kubera yuko Imana yavuze ati n'abakazuyazi batera Imana isesemi mu mwuka. Hari amasengesho ateye isesemi n'isoni, ku buryo ndagira nkumvishe wowe ubikora umenye ko iyo usenga uba utera isesemi witeka. Hari amasengesho atumva, amasengesho ubwira Imana ukagira ngo urabwira umukozi wawe, urabwira izi ko na shebuja udashaka kumubwira ibyo ubwira Imana. Nawe urebe ibintu ukora. Ibi mbivuze kuko ndazi ibyo mvuga. Wewe irebe gusa, wisuzume, nturebe abandi, irebe. Ariko wumva uti nimba ubikora uyu munsi wihane, kuko Imana yaje kukubwira ko ayo masengesho itayumva. Amasengesho ava mu kwitotomba, amasengesho ava mu kwihenura ku Mana, amasengesho ava mu gutuka Imana wishinja, amasengesho ava mu kwirata, ugashaka kwirata ku Mana ukavuga ati ni gute wankora ibi bibi. Ibigambo bibi bidafite isoni, ku buryo udashobora no kubwira umutegetsi akuje imbere. Kuki utinyuka kubibwira Imana? Haravuga ngo muyinginge kandi muyishimira. Kwinginga umuntu rero ntabwo ari ukumutuka, ntabwo ari ukumwihenuraho. Aha none ntabwo ari n'umuntu, ni n'Imana. Sibyo? Tugomba kujya twicishe bugufi. Murebe isengesho Yesu yakoze muri Getsemane. Ndaza tunarireba dayeri, nubwo bitari muri gahunda, ariko ndumva turi bugemo, kugira ngo wumve kuntu Yesu yasenze, wumve icyubahiro aha Data wa twese wo mu ijuru. Amen. Kandi nturusha grade Yesu, nturusha ikibanza Yesu imbere y'Imana, ariko nimba yicara kwicisha bugufi imbere ya Yesu, twe turi bande? Aha rero ngo tuyinginge kandi tunayishimira. Ntabwo ujya kuyinginga gusa. Kwitotomba no kwinginga biratandukanye. Kwinginga ni ugusenga mu kinyabupfura. Mana ngirira ubuntu, Mana nje gusaba imbabazi, ubuntu bwawe nibungaragaraho, mvane muri kino kigeragezo. Mana uri Imana y'urukundo, ndabizi. Mana ndeba. Urabona ntabwo naho kwitotomba, ndebera Mana ubu si bigenze bite, ko nari nzi ko none si ubungubu ubone wanyemera gute, urinde se ngo nuko ujya hehe? Urabona kwitotomba ko bitandukanye. Ni nk'Abayisiraheli. Abayisiraheli Imana yabavanye muri Egiputa ibajyanye i Kanani, bamara imyaka 40 kubera kwitotomba. Nyine wumve ko nawe uzamara iyo myaka mu mafuti, mu gahinda, mu bintu byinshi, mu bukene, kubera umunwa wawe mubi. Reka mbabwire ejo undi Imana yarambwiye ukuntu benshi tuzira iminwa yacu. Sina abadayimoni, sina Satani, sina ababitangukira abarozi, aba witchcraft, whatever. Ni umunwa wawe no kutumvira Imana bituma utabohoka. Iyi minwa dufite aha nitumenye kuyikoresha neza, none tugiye imbere y'Imana tumenye utubwira. Nimba utazi kuvuga neza, icecekere basi, ubwira Imana tubirandenze, ndi hano, ntabara. Nabwo ni ukwinginga, kandi tuyishimira, twibutse ibyiza ikora. Mana ndakweretse, dore nk'ubu Joshua, reka mbabe wenda nka example kuri muhungu wanjye.
Mana ngirira ubuntu nyirize Joshua, ngirira ubuntu kuko nzi neza ko ufite imbaraga, nzi neza yuko ugira neza kandi agushima ibyo umaze kunkorera, ndagushima ko ukiza benshi, harimo no gushima ukibuka n'ibyo Imana ikora. Amen. Wiza imbere y'Imana nkaho itigeze igira icyo ugukorera, ibintu biracitse mu bundi buryo. Nibyo igihe cya Yobu byaracitse pe, byaracitse, ariko uriya mugabo w'Iteka yewe ntiyafunguye akanwa ngo avume Uwiteka. N'uwashatse kumuvuma ari we mugore we yaravuze ati uvuga nk'umugore w'umupfapfa wowe. Nawe rero reka gusenga amasengesho y'abapfapfa kuko Uwiteka ntabwo ayumva. Bityo numara kumenya ati umve ukuntu bizakugendera wowe ufite ikibazo ahangaha, wowe ufite icyagukomerekeje, ufite ibyakugendereye bikaze rwose, reka uyu ni wo muti. Icya mbere ni uko utagira umutima uhangayika, uhagaritse ikabahagarika umutima. Guhagarika umutima se nugira umutima uhagaritse, ahubwo igihe cyose wumve yuko ushaka kujya imbere y'Imana ukayimenyesha, uyisaba, uyinginga. Urumva ni ukuyisaba, si ukuyitegeka, uyinginga kandi unayishima. Numara kugira iryo sengesho ukaryiga, iryo sengesho wumvisha Imana ishaka, bityo amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu arindire imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Yesu. Icyo gihe uzahita ubona amahoro y'Imana asumba ubwenge bw'umuntu. Niyo amahoro Yesu yavuze ati njyewe ndagiye ariko mbasigiye amahoro. Amahoro adatangwa n'isi, adatangwa n'ibintu, adatangwa n'ubukire, adatangwa n'umugabo n'umugore, ariko atangwa na Yesu gusa. Icyo gihe rero numara kumenya iryo sengesho ry'ubwenge, iryo Imana itubwiye mu bigeragezo, izahita iguha amahoro, ikugire n'ibitekerezo byiza byo muri Yesu Kristo. Bivuga ngo uzicara uzi neza yuko wavuganye n'Imana ko kandi izakora igikwiye. Amen. Dukomeze turasoma muri 1 Yohani 5:14-15. Ikidutera kuyizera ntacyo twishisha ni iki: tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu gihuje n'uko ishaka. Urumva ikibundi kidutera kuyizera nta kibazo dufite, ni uko icya mbere itwumva igihe tuyisabye. Amen. Ariko hano harimo piyeje. Kamvuge piyeje mu Kinyarwanda sinzi ko babyita. Piyeje ni ikira, ndetse nshake piyeje ndetse gato. Harimo umutego. Urakoze. Harimo umutego. Amen. Nuko umutego nuko ikintu gihuje nuko ishaka. Bivuga ngo iyo gusenga neza no gusenga uvuga uti wibuke ushaka atari uko nshaka. Uwo ni wo mutego abakristo benshi bagwamo. Ugasanga uri gusenga nk'utegeka Imana, ukumva ko igomba gukora ibyo ushaka, kandi itabikoze ubwo si Imana, itabikoze ubwo ntiyasubije, itabikoze ubwo ni Satani. No, hari amasengesho Imana idasubiza uko yashaka kubera ko atari ubushake bw'Imana. Nubwo muri wowe ushobora kumva ko ari ibyo ukeneye, ariko Imana akaba ikeneye. Rero ahangaha urumva ko ntibagira kwishisha, nta kibazo bagira, kuko bazi icya mbere yuko Imana ibumva iyo basenze, ko kandi baba bazi neza ko basenze ikintu gihuje n'ubushake bwayo. Ntabwo ushobora gusenga ngo Mana, tuvuge wataye urugo, uvuge ngo Mana mbwira ngo nkore iki, gusa ubwo urumva wowe utaratakaye ko ikubwira iki se ko uzi ubushake bwayo. Hari ibintu udasengera, hari n'ibyo usenga uzi ubushake bwayo. Tuvuge tuzi ko Imana ishaka ko ikiza umuntu, tuvuge gusenga ngo Imana iguhe umugabo, kandi ukaba uzi ko uwo mugabo ari uw'abandi cyangwa uwo mugore ari uw'abandi, ari mariye. Hari abantu basenga ayo masengesho ngewe mpura na byinshi nkumirwa. Niho nabonye ko abakristo Imana idutabare pe. Ukaba uri gusenga ngo Imana iguhe umugore runaka, ariko wenda Imana ntiyamukugeneye, urayitegeka se? Nimba utarakugeneye uwo mugore nuko ifite impamvu. Ntabwo usenga ngo ndashaka uyu, ugafata kwiriza
amasengesho yawe n'ay'ubusa, kuko Imana ntabwo yajya kumuguha yaramugeneye undi. Ntizareka gahunda z'uwo mudamu cyangwa uwo mugabo ngo izi gushimishe wowe kubera ari byo wifuza. Uko ni ugusenga kubi. Senga ubwira Imana uti bibe uko ushaka atari uko nshaka. Iyo niryo sengesho ry'ukuri. Ubwo kandi tuzi ko itwumva igihe tuyisabye ikintu icyo ari cyo cyose, tumenya ko icyo tuyisabye tuba tumaze kugihabwa. Urumva aba babanza kumenya n'ubushake bw'Imana mbere yo gusaba ikintu, kuko bazi neza yuko icyo bari gusaba harimo ubushake bw'Imana. Aha tuhumva nabi cyane, twumva ngo icyo dusabye cyose ngo irakiduha, ariko wibuke ko hejuru havuze ko ni igihuje n'ubushake bw'Imana. Ntabwo Imana izaduha icyo tuyisabye cyose kijyana n'amarangamutima yacu, izaduha n'igihuje n'ubushake bwayo. Niho mpamvu ugomba kwiga Bibiliya ugasoma ukamenya uko Imana ikora ibintu. Hari ibintu uri gusengera rero bitari mu bushake, nk'ibyo navuze by'umugore n'umugabo, cyane cyane ibyo bintu. Ugasanga ubonye umukobwa uramukunze cyangwa umugabo uramukunze, ugahatiriza ngo nzi ko Imana izabi, ntabyo izaguha atari ubushake bwayo. Kandi si uko ikwanze cyangwa se ngo yanze undi, no, ibizi impamvu zibidukwiriye. Ntiyakwica gahunda z'undi ngo igiye kugushyira muri wowe, ntibishoboka. Amen. Niyo mpamvu ugomba kuvuga uti nimba nsengeye umugore, Mana ndasenze, ushaka kwereka uti njye nakunze uyu cyangwa nakunze uyu mugabo, ariko wibuke ushaka atari uko ushaka. Ugatuza ukaba uzi neza ko Imana izaguha ikigukwiriye. Nitamuguha uzashima, imuguhaye uzashima, kuko izaba izi igikwiriye wowe n'ikidagukwiriye. Ubwo ni example natangaga aho ngaho, ubwo urareba n'ibindi uri gusengera. Amen. Ubwo rero umva ko ikintu tumaze gukuramo hano ni uko tugomba kumenya gusenga. Gusenga mu bibazo ni ngombwa, niho imbaraga ziri, ni naho ibisubizo biri. Ariko gusenga mu bwenge, gusenga uzi neza ko uze kubwira Imana wicishije bugufi, gusenga uzi neza yuko uje kuyibaza ubushake bwayo atari ubwawe, kandi ukamenya neza ko uri kubwira Imana yumva izasubiza, ariko izasubiza mu bushake bwayo, kandi ukanayishima. Amen. 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 Katurebe rya sengesho muri Getsemane. Ni muri uretse ko riri ahantu henshi. Okay, reka turebe muri Mariko 14. Muri Mariko 14. Umurongo 32. Hanyuma bajya ahantu hitwa Getsemane. Bahageze Yesu abwira abigishwa bati nimube mwicaye hano igihe nsenga. Ajyana na Petero na Yakobo na Yohani, atangira guhagarika umutima no gushavura cyane. Arababwira ati agahinda mfite karenda kunyica, nimugume hano mube maso. Aha turi kumva ko na Yesu ubwe yageze aho akagira agahinda kenshi mu mutima kenda kumwica. Haleluya. Aha rero twese, wowe unyumva nanjye mvuga, nimba utari unabizi, kuva uyu munsi umenye ko na Yesu yagize agahinda kenda kumwica mu mutima. Yewe aha ndafashijwe. Byerekana ko Yesu kweri yari umuntu nkatwe, yarababaye kandi yarakomeretse pe. Haleluya. Suri wenyine, nanjye sindi njyenyine, ahubwo Imana itubabarire, inaduha imbaraga yahaye Yesu. Ariko habyeretse ko ati mfite agahinda kenda kunyica, nimuguma aha mube maso. Nuko yigira imbere gato yikubita hasi yubamye. Kwikubita hasi yubamye ni ukwumva ko imbaraga zimurenze, ibibazo biramurenze, umva nta kindi nakongera, murabyumva. Arasenga ngo niba bishoboka icyo gihe cy'umubabaro kitamugeraho.
umva yarabizi ibigiye kumubaho, yabonaga uko bimeze kandi abona kubisimbuka ari ibibazo. Amen. Natwe rero ari byo ducamo, tukabona burije, tukabona bitugiye gute, umve ngo Yesu yabiciyemo. Ariko icyo yakoze ni iki? Ubonye ko yikubise hasi yubamye, yikubita hasi imbere ya data, yikubita hasi imbere ye. Ntabwo yagiye kwitotomba ngo avuge ngo dore di, ariko Imana itubabarire. Ni ukuri wowe ufite umunwa umeze utyo, uwo mutima ugomba kwihana uyu munsi. Twihane, tumenye uwo tubwira, tumenye Imana, tumenye icyubahiro ikwiriye. Amen. Aravuga ati Aba, papa. Aba bisobanura papa. Ni ukuvuga ngo data byose biragushobokera. Igiza kure yanjye. Urumva? Yabwiye Imana ko byose bimushobokera. Igiza kure yanjye iki gikombe cy'umubabaro, nyamara ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya, haleluya. Ibwiri uva kuntu yavuze data, urabizi ko byose ubishoboye. Umva ni ukwicisha bugufi, yabanje kubambarara hasi. Igiza kuri iki gikombe cyanjye cy'umubabaro, umva mubwiye icyo yifuza, ariko atayongeraho, nyamara ntibibe uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Haleluya. Asubire yongera gusenga, avuga amagambo nk'aya mbere, aho 39, ko nyuma yaramanutse ajya kureba abandi bagomba kubana nawe mu masengesho, asanga nabo basinziriye. Urumva nyine yuko hari igihe uvuga uti abantu ntibamfashije, abantu ntibabanye nanjye, na Yesu ntibabanye nawe mu bibazo byiwe. Wikwiringira abantu, iringire Imana. Amen. Aha ndahakunda cyane kuko Yesu yabwiye kuri 38 ati mube maso kandi musenge kugira mutagwa mu bishuko, kuko yarazi ko ibihe bikomeye bigiye kuza. Umutima w'umuntu ugira imigambi myiza, ariko umubiri we ugira intege nke. Hari igihe twigira imigambi myiza, ariko imibiri yacu ikagira intege nke. Haleluya. Asubira yongera gusenga, avuga amagambo nk'aya mbere. Urumva yongera abwira Imana bwa kabiri ibyo yagiye, umva kwinginga, ko niko kwinginga rero. Ntabwo yagiye Yesu bwa kabiri ko nakubwiye ntumve, uri uko kurambona Mana urihe, ariko ibintu dukora Imana itubabarire cyane, biteye isoni. Kubera rero kuyoba, twarayobye kura n'abatuyobeje batubeshya ngo bazi gusenga, ukubera bavuga cyane, bavuga mu ndimi, bavuga batitira, ngo bajya mu misozi bagira gute, ariko bafite ubwibone bwinshi. No, duhinduke, tumenye Imana tubwira, tuze tuyivuge tuyinginga kandi duciye bugufi. Amen. Arongera asubirayo, agarutse ubwa gatatu, arabaza mbese mwasinziriye muriruhukiye yemwe, igihe kirageze umwana w'umuntu agabijwe abanyabyaha. Neza ari nko kuvuga ngo bagiye kumbaga. Yarabizi Yesu. Muhaguruke dore ungambanira yaraje. Yesu we. Yesu yarababaye kabisa, yarababaye. Ati nimuhaguruke dore tugende, dore ungambanira araje. Urumva yaremeye ibimubayeho, yemeye ibyo data yahisemo. Data yanze kuvana icyo kigeragezo, atugomba kugicamo, kuko ibyo gahunda mfite ni nziza kuri wowe. Nubwo bisaba ko ukohoterwa, gahunda mfite ni nziza kuri wowe kandi nziza ku bandi. Haleluya. Yesu aremera, aratuza, ntabwo yongeye kwitotomba ngo atangira tuka Imana. Umva bagenzi, icyo mwavanamo cyose hano ni uko ugomba kumenya uwubwira. Iyo turi mu bibazo, si ikarita yo gutuka Imana, si ntizana kumva, ahubwo ni ukumenya tuti dufite Imana kandi kwicyubahiro ni n'umubyeyi wacu. Icyo yemeye ngo kitubeho tutakisabiye, kuko wakizaniye hari ibibazo ducamo kubera gusuzugura Imana, kwicira inzira. Ibyo byo wowe nibikureba, si we ndi kubwira. Ndi kuvuga umuntu wahuye n'ikigeragezo,
nta mpamvu watewe, atari wowe wabiteye. Aleluya. ariko ubona uguhuye gikomeye, barahari. Imana iri kudusaba gutuza, ntiduhangayike imitima, tugakontorora iminwa yacu n'amarangamutima mbere yo kujya imbere y'Imana ukamenya icyo uyibwira. Nta kugenda uyitegeka, ugenda utuje, ucecetse, uciye make nka Yesu, ukabambara hasi ukavuga ati Imana nzi ko ushoboye byose, nzi ko uri Imana nziza, ndaje rero, dore ikibazo nguyemo nacyo, bimeze gutya na gutya, ngirira ubuntu Data, ariko uko ushaka atari uko nshaka. Hari ikindi gitabo cyo banza Mariko atabivuga, hari undi ubivuga, yaba banza muri Yohani cyangwa muri Matayo, bavuga ukuntu hahise haza umumarayika akamwongeramo imbaraga. Nuko rero Imana ihabwa icyubahiro kuri no jambo. Data we turagushima, habwa icyubahiro, turagushima muri byose ducamo, tuzi neza kuri Imana, ariko mbanje gusaba imbabazi, gutubarira aho ducumura mu bibazo ducamo, uko twitwara, amagambo tuvuga, uko tukubona, uko babita ngo iki, tukwihenuraho, tugutegeka. Mbisabiye imbabazi ku mutima pe, umbabarire aho naba narabikoze. N'amasengesho y'ubupfapfa dusenga utubabarire. Turi imbere yawe rero Data, reka ubushake bwawe buba mu buzima bwacu nk'uko buri mu ijuru. Komeza uduhe imbaraga kandi utwungure ubwenge, komeza utuganirize kugira ngo nuza uzasange twiteguye, cyangwa ndetse nuduhamagara tuzajye mu ijuru. Urakoze muri byose, turagukunda kandi turakunezerewe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Haleluya. Iki ni igice cya 4. Imana ibaha umugisha. Yari Apostle kuri Nkunda. Ukeneye isengesho cyangwa ufite ikibazo runaka uri gucamo, ukeneye kumenya uko wakwitwaramo byubahishije Imana, wisdom, wamamagara wanyandikira plutôt kuri WhatsApp 1613265 36613 1613265 ukanyandikira ukambwira icyifuzo cyawe. Dufite ministeri yitwa Ukuri Nkunda International Ministry, dufite groupe yo muri WhatsApp, niho zino nyigisho ziri gucaho. Nimba wifuza kubana natwe nabwo wabyandika nkagushyira muri groupe. Imana ibaha umugisha rero. Dufite n'icyicaro hano, dufite icyicaro i Bugande. Uri mu Bugande ugashaka gutangira kujya kwifatanya n'abandi, nabyo wabivuga. Ibintu bikinkozemo kabyaramo, nabyo watangira ukabivuga, tukaguhuza n'umuyobozi wa Uganda, ndetse hari n'uw'i Burundi. Imana ibaha umugisha. Ubwo rero turi kumwe naho utaha, kandi mufite uburenganzira bwo gupartaja, gusharinga izi nyigisho kugira ngo n'abandi zibabere umugisha. Amen. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom.